Muraho neza niba na mwana Hoffman Prince kuva muri Quick Homes Rwanda nje kubereka iyi nzu iri inyuma yanjye. Ni inzu nziza yubatse hano Rusororo, ifite ibyumba 4 na toilette 3 ndetse hafi cyane y'Intare Arena. Ni inzu iri ku isoko kuri miliyoni 200. Ngiye kwibatembereza rero mbere kuko iteye, ndetse ni wifuza kuba watuganiriza cyangwa ukaba wakwifuza kuba wayigura, contact zacu ziri muri description y'ino video. Ngaho rero katuryoherwe n'iyi video. Duhereye uyu mwanya wacu hano hanze, ngira ngo ikintu cya mbere ubona iyo kigera kuri iyi nzu wirengagije inzu gato ni uyu umwanya wa parking. Bigaragara ko wateguriwe imodoka zigera kuri 6. Ufite ukuntu inzu yubatse, ni ikibanza gifite metero kare 500 ariko kigabanyijemo kabiri. Uruhande rumwe rurimo inzu ndetse urundi ruhande rukagira parking na jardin. Ngira ngo urabibona ko iyi parking ni nziza kandi irahagije. Twakogera ku ruhande akaba ariho dusanga jardin. Ni jardin nini kuko mw'iki gihe kubona inzu ifite umwanya ugana gutya biragoye. Akaba ariyo mpamvu ngira ngo umuntu wubatse ino nzu rwose yagerageje gukora ibintu bigaragara ko bitandukanye n'ibyo usanga ahandi hantu henshi. Iyi nzu iherereye ahantu hatari kure cyane yo kuva ku Ntare Arena, kuko ngira ngo uvuye hano muri metero zigera kuri 200 gusa. Ndetse kandi ikaba iri muri quartier nziza ituje. Abantu bazi Rusororo ngira ngo ni quartier isa neza pe. Inzu nayo ubwayo ni inzu nziza cyane, ngira ngo turabibona ko ari inzu ifite design iri moderne, contemporaine ariko nabyita. Ifite imirongo myinshi igororoye kandi natambitse ku buryo ubona ko bibereye ijisho, bibereye kubireba. Bagiye bakora utuntu twinshi twiza. Ifite balcon ebyiri ziri hejuru, imwe ni ya chambre principale, indi ni ya salon yo hejuru. Ngira ngo kosine nakavuze ko ifite salon ebyiri, ariko noneho banayihaye n'amabara atari menshi cyane ku buryo ubona ko ibintu bitagongana, mu buryo bisa neza cyane. Imbuga zo si ikibuze kuko hano nyuma ya parking dufite n'imbuga imbere y'inzu. Uvuga ntabwo inzu igera ku gipangu gusa, ahubwo ufite n'uyu mwanya wose n'akajarade kazengurutse, ku buryo ugiye kwinjira mu nzu uba ufite ahantu ho guhumeka, ahantu hari igicucucucu kandi hasa neza. Tugiye kwinjira, ikintu cya mbere tubona ni aka kabaraza ka mbere. Ni akabaraza kamutwikirira winjira mu nzu, kaguha ikaze winjira mu nzu. Tukinjirira muri iyi miryango minini. Ngira ngo iyo ugeze muri iyi salon nibwo ubona ubwiza bw'inzu butangiye kuza, byose bihura. Ngira ngo uyu mwanya w'uruganiriro wa salon usa neza cyane. Bagerageje gukoresha attention to detail mu tudetaye, aho amaprize yose n'amainterrupteur yose afite ibara ry'umukara, amadirishya n'inzugi ibara ry'umukara, amatara ibara ry'umukara, ku buryo bijyanye neza. Hejuru dufite gypsum ceiling, tukagira coverlight detail hejuru, ku buryo ubona ko rwose iyi salon isa neza cyane. Twakomeza hano tukasanga salle à manger, naho murabona ko uyu mwanya wo kuriramo nawo ari mwiza, urafunguye. Abantu bakunda urumuri rwinshi mu nzu, iyi nzu kabisa ifite amadirishya manini cyane kandi yinjiza urumuri ruhagije. Ndetse kandi tukinjira no mu gikoni tudaciye mu nzugi, ni ukuvuga iyi salon iri ouverte mu buryo bwiza, open. Tukagira mu gikoni nacyo cyiza, bakomezanyije twa tudetaye tw'ama accent y'umukara. Ngira ngo murabona ko handle zose ni umukara, amaprize yose ni umukara, interrupteur ni umukara. Noneho utubati baduha ino MDF ijya gusa kaki mu buryo bwiza cyane. Evier zigezweho zituma ushobora koza neza, biri convenient. Ariko noneho igikoni bagiha umwanya ku buryo uri guteka utari kubyigana n'ibintu, ahubwo ufite umwanya wawe uhagije. Aha dufitemo stock, hari n'umwanya wa frigo, ndetse n'ahangaha hakaba umwanya w'ishyiga. Iyi ni umuryango ujya mu byumba uvuye hano mu gikoni. Ngira ngo emplacement y'iyi level yo hasi iteye neza, kuko tuhasanga salon, tukasanga salle à manger, tukasanga igikoni ndetse n'icyumba kimwe gifite na douche na toilette. Ngiye kubatembereza iyi nzu muri make, sinshaka kubarambira. Ngiye kubereka uko icyumba kimwe giteye, mbereke n'uko hejuru hateye, maze mugire ishusho yuzuye. Muraza kumbwira muri description cyangwa se muri comment hano hasi, ese iyi nzu ni nziza, irayakwiriye, wayikunze? Mubimbwire muri comment section hano hasi. Katuzamuke.
kuzamuka hano hejuru tutangira kubona ibindi bintu, harimo nk'urugero nk'iyi salo sinanayibabwiyeho nayivunyeshaho gatoya, ariko hano hejuru tuhafite salo ya kabiri, ngira ngo ni ahantu ubundi abantu benshi bashobora gusetingira abana bakeneye ama video games babishaka, ariko noneho ni balcon itwereka imiterere itandukanye y'ino quartier, ngira ngo urebeye hano magaze nawe byaguha ishusho yuko aha hantu ari heza. Nawe ihera amaso urebe imiterere y'iyi nzu. Hari akantu gato tukiri hasi ntigeze mvugaho, ni ino annex. Ngira ngo tumenyereye ko annex kaba ari akantu abantu benshi bibagirwa, ariko iyi nzu ifite annex iri muri etage. Hasi hari igikoni na toilette, hejuru hakaba icyumba cy'umukozi, ndetse no hejuru hakaba ikigega cy'amazi kiri hejuru cyane ku buryo pression iba distribuée mu nzu yose mu buryo bwiza. Ngira ngo kaya ni akantu keza gatuma igikari cyawe gisa neza, kitamera nk'umwanya washyizeho wibagiwe. Iyi nzu rero iyo tugeze hano hejuru ho tuhasanga ibyumba bitatu, harimo bibiri bisangiye douche na toilette. Icya mbere ni iki ngiki, ngira ngo murabibona ko iki ari icyumba gisa neza, ni icyumba gifite umwanya uhagije kuko hano wahashyira igitanda cya queen size kandi kikaba gihagije. Hano basize umwanya wo guterekamo garde robe cyangwa se kuyubakiramo igihe waba ubishaka, ariko nanone bakomezanya ya mabara atari menshi cyane. Ikindi cyumba kiri hano kingana neza cyane nk'iki ngiki tuvuyemo, byombi bigasangira ino douche na toilette. Ngira ngo imiterere y'ino douche na toilette ni myiza, iri bien placé ku buryo imikoreshereze rwose yaba yoroshye. Aha niho dufite aho kogera, urabona ko yari umwanya uhagije, ndetse n'ibikoresho bensitayemo ama devices bashyizemo asa neza. Hano tukahasanga toilette, ndetse twakomeza hano tukahasanga umwanya wa lavabo ikoze neza, bigaragara ko bayikoreye kandi noneho bayikora neza. Ufite mirror hano, itara hejuru, byambarashije neza cyane. Iyo tugiye ku ruhande rwo hirya niho dusanga chambre principale. Iyi chambre principale ikaba iteye mu buryo navuga ko igabanyije n'ibice bibiri. Dufite iki gihande cyo hirya gifite icyumba na balcon, tukagira n'iki gihande gifite douche na toilette ndetse na dressing room. Twinjiriye hano tuhasanga dressing room. Urabona ko iyi dressing room ihagije, nta tubati turimo, ariko kutwubakiramo birashoboka, kandi nanone rwose birakwereka ko ushobora kuba ufite umwanya uhagije w'urwambariro rwawe. Dufite idirishya hano ku buryo urumuri ruzamo hano mu rwambariro ruba ruhagije. Noneho kuri uruhande akaba ariho dusanga douche principale. Ngira ngo murabibona ko iyi douche principale nayo iri bien placé. Hano tuhafite umwanya wo kogera, ni douche nziza ihagije. Ngira ngo murabona ko nanone devices bakoresheje ari nziza. Hariya tukagira toilette, ndetse no ku ruhande tukahasanga lavabo, ku buryo rwose ibintu byose biri practical, nta kintu kigongana n'ikindi. Ufite umwanya uhagije wo gukoreramo igihe uri muri douche principale. Noneho rero katwambukiranye tujye ku ruhande rwo hirya aho dusanga chambre principale. Namwe nimureba uno mwanya, ni umwanya mwiza uhagije. Iyi chambre principale rwose iteye neza, udutara tugaragiye igitanda kuko umutwe w'igitanda ujya kuri uru ruhande. Prize zihagije, dufitemo prize zigera kuri enye, kuri buri gikuta hariho prize ku buryo ama devices yawe yose waba ufite aho yacomeka, ndetse n'iki gikuta bagisiga ku buryo uramutse ushaka kumanika televiziyo wabikora bitabangamiye ikindi gikorwa icyo ari cyo cyose. Mwibuke ko dufite urwambariro, so munakeneye garde-robe hano mu cyumba, ni ibintu byiza cyane. Iyo duciye hano niho dusanga ibaraza rya kabiri. Nanone murabona ko uyu mwanya w'ibaraza ari umwanya uhagije, ni umwanya munini, ariko nanone waba uri hano ukaba ureba ukuntu quartier yawe ari nziza, kuko rwose harimo amazu ari moderne menshi akiri kubakwa. Mwareba hari imbere inzu yawe nayo ikaba ari nziza, atavuga ngo niba ufite inzu itari nziza muri quartier. Akaba ari naha nsoreje ino video nari mbafitiye uyu munsi, ngira ngo twarebeye hamwe ino nzu iri Rusororo. Ni inzu nziza kandi nshyashya, ifite ibyumba 4, toilette 3, ikibanza ni metero kare 500 hafi yo ku Ntare Arena. Ni inzu nziza iri ku isoko kuri $200,000. Ushobora kutwandikira uramutse uri interese. Contact details, website, information zose ziri muri description y'ino video. Ndetse kandi ngira ngo iyi video ya mbere dukoze mu Kinyarwanda. Niba ari concept mwifuza kureba mwakunze, mwabitubwira muri comment hano hasi. Naho ibindi naho ubutaha, kora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano.
turabakunda cyane.